ese tujya twibaza ingaruka social media zifite kuri education cyangwa se mu burezi bw'abana bacu. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo tuvuze uburezi tuba tuvuze combination ya environmental and modern education. Ni ukuvuga ngo iki rero, ni ukuvuga iyo tuvuze modern education cyangwa se uburezi bugezweho, tuba turi kuvuga ngo uburezi buva mu mashuri. Ni ukuvuga uburezi duhabwa na mwarimu, ariko ubwo burezi buraza bukanone bukemfiriwanswa cyangwa se bukagirwaho ingaruka n'uburezi dukura mu bidukikije. Uyu munsi dutuye mu isi ya interineti, ntabwo dutuye muri ya si nyine tuvuga ngo duturanye n'umuturanyi. Oya, dutuye mu isi ya interineti, aho umwana uyu munsi aba azi ibintu bibera kuri interineti kurusha iby'abaturanyi be cyangwa se iby'umuryango avukamo. Ese tujya twibaza ni izihe ngaruka cyangwa se ni izihe impakiti interineti ifite ku burezi bw'abana bacu? Ese ninde ubediketinga cyangwa se ninde ubafidinga, ninde ubagaburira uyu munsi uburezi butari modern ahubwo bushingiye kuri environment? Reka twibaze icyo kintu. Uburezi bushingiye kuri environment ni uburezi, ni imyitwarire y'abantu batandukanye. Iyo ugiye kureba akenshi muri Afurika dufite iki? Afurika dufite ababyinnyi, dufite abazunguza ikibuno, dufite abantu bari illiteracy. Ni ukuvuga ngo abantu badafite civic education, abantu badafite values, abantu badafite education iri modern, nibo bafidinga urubyiruko rwacu cyangwa se nibo bafidinga abana turi kubyara. Ese ibyo bintu tujya twibaza ingaruka bifite ku hazaza h'abana bacu? Ibyo bintu tujya tubyibuka tukamenya ngo ni ibiki. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba umuntu uri illiteracy, umuntu utari educated, abasha gukorera miliyoni tuvuge wenda 5 cyangwa se 3, hagati y'3 n'5 mu kwezi, nyamara icyo afidinga cyangwa se aho azikura ari kuri interineti. Ese niki aproviding kuri interineti? Ni ibitutsi, ni ukuzunguza ikibuno, nothing else. Ni ukuvuga ngo no value, ni ukuvuga ngo nta value yadinga muri society. Nyamara impact ibikorwa bye bikora by'influencinga cyangwa se bigira ingaruka cyangwa se bikurura abana bavuka uyu munsi, ku buryo kubabwira education iri modern usanga rimwe na rimwe atabiha agaciro, ugasanga arimo arikururira ahubwo arashaka gufosinga cyangwa se kugira imbaraga nyinshi azohereza kuri TikTok, kuri YouTube, social medias akumva nibyo bintu bifite value. Ese ibyo bintu tujya duprojectinga cyangwa se tugatekereza mu myaka 10, mu myaka 20 iri imbere aho bizaganisha igihugu? Ubundi tuvuge ngo igihugu cyangwa se iterambere ry'igihugu, ntago kameme social medias zishobora kudufidinga, zishobora kutugaburira uyu munsi, ariko ntago bishobora kuzamura igihugu. Nubivuga ko amafaranga social media zitanga ari residuals y'aba business cyangwa se the one umuntu waremye izo social media asigaza. Ni ukuvuga ngo ni udusigazwa tw'umuntu waremye social medias agenda avunguriraho abantu. Kuvuga ngo ibyo bintu ntabwo bishobora kugira ingaruka cyangwa se ntabwo bishobora kuva byavuga ngo hari ikintu biza contributinga cyangwa se bizinjiza cyangwa se bizazamuraho wenda iterambere ry'igihugu. Never. Ntuzibeshye ko umushahara cyangwa se utuntu umuntu yaguhaye kubera ko wenda wadinze value cyangwa se wamamaje ikintu cye bigira impact mu iterambere ryawe. Ahubwo ikintu kigira impact iri direct mu iterambere ry'umuntu cyangwa se ry'igihugu runaka ni product waremye. Ikintu waremye niyo kizamura values yawe, kuko icyo kintu gihora kiri existence cyangwa se abantu gihora cyataragitinga abantu kuza kugura ya value ya product yawe ubwawe waremye. Nyamara iyo ugiye kureba hari aka video nahoze ndeba umuzungu ari kubyina African dance,
abantu bari kumbwira bari gushyiraho comment ko uwo muntu yatumye byibura umunyaburayi adansinga cyangwa se abyina African dance that cannot add any value in economic development cyangwa se mu iterambere ry'ubukungu. Icyo ngicyo ntabwo cyadinga value. Nawe ibaze wenda ufite boss wawe acuruza product runaka, izo product acuruza wenda arabona amafaranga muri ya nyungu abonye akaguha n'umushahara. Ibyo bintu ntabwo bituma urugo rwawe rutera imbere nk'uko urwe rwatera imbere. Kubera ko urwo rutera imbere kubera ko rufite business in existence, ni ukuvuga ngo rufite business iri hariya, kabone nubwo uku kwezi yaba araninze loss cyangwa se igihombo, bivuze ko byibura business izahora iri muri existence kugeza ibonye profit iri high value. Ni ukuvuga ngo abonye inyungu zishobora gutuma umuryango uzabaho neza, bakagira inzu nziza, ndetse iyo business ikazakoresha abuzukuruza ibisekuru n'ibisekuru bakazahora bakurira kuri iyo business. Ariko salary end up with the one who earns salary. Ni ukuvuga ngo umushahara urangirana n'umuntu wakoreraga umushahara. Niba umuntu wakoreraga umushahara apfuye uyu munsi, umushahara ntabwo umeza kwinjira mu muryango, never, it stops. Niba wenda yaragize igihe cyo guhabwa pansiyo, bamuha za residuals za pansiyo n'udufaranga uba waragiye usevinga, ariko pansiyo ntabwo ari ikintu kizakaritinga value ngo n'abuzukuruza bawe bagire value based on what you have done. Ni ukuvuga ngo niba ubonye wenda tuvuge niba ufata pansiyo, ntabwo bivuze ko umwuzukuru wawe azafata kuri ya pansiyo, never. Ariko umuntu ufite business azahora business iri in existence. Ariyo mpamvu ubona wenda mu bihugu byateye imbere umuntu ufite business aba afite agaciro kenshi, kuko leta ibishaka ko ya business ihoraho, kubera ko nayo mpamvu uzasanga twita subsidies wenda ni ibintu cyangwa se ni uburyo bwo kumotiva business kugira ngo igume iri existence, igume iri hariya, idahomba, kugira ngo iturukana abakozi bayo, mbese ihore iri hariya, ihore creating value in the society. Wari ubizi ko uyu munsi Elon Musk niwe mukire wa mbere ku isi, ariko ahora ahabwa subsidies kugira ngo businesses ziwe zibuminga, ziteze ubukungu bwa Amerika imbere. Nawe byibazeho. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ngaruka kuri point yanjye, ninde ufeedinga our youth cyangwa se urubyiruko rwacu, cyangwa se n'abana bari under age, cyangwa se aba teenagers cyangwa se under 5, ninde uba feeding? Tuvuge uyu munsi ufite umwana, icyo areba, nta mwana umwe udakunda katuni, abagusaba ati washyiremo katuni, afata telefone yawe yirukanyira muri katuni. Fata izo katuni, niba zidatanga wenda education iri basics, cyangwa se niba izo katuni zitararemwe mu buryo bwo gutanga uburezi, cyangwa se uburezi bw'ibanze d'abord, kuvuga ngo kumenya kuvuga, kumenya kwadressinga ibintu, kumenya kwiborosa, kumenya ko kwibisukara ari bibi. Mujya mwumva akarimbo bita John avuga ati wibye isukari, umwana avuga ati oya, ati open your mouth, ufungura, asama turebe ko nta sukari wariye, akasama bikagaragara ko yayiriye. Ni ukuvuga ngo uwo mwana akavuga ngo urimo urabeshya. Kariya kantu ubwako ni education iri basic ijyanye na wa mwana. Ni ukuvuga ngo wa mwana nyine niba yarakarebye akakazingatira, gafite ibyo kazamufasha, azabasha kwiborosa, azabasha kumenya kwiba isukari ari bibi n'utundi tuntu dutandukanye. Noneho ufata niba umwana areba TikTok okay, njye ntabwo nyikoresha, ariko n'utu video duto ubona kuri YouTube tuvuga twavuye kuri TikTok, ubona ari utu video turi unethical. Ni ukuvuga ngo dukorwa n'abantu nyine bari illiteracy, ni ukuvuga ngo abantu bafite mu mutwe nyine hatameze neza, ariko byibura social media cyangwa se internet yahaye value kugira ngo nayo
ibone urumva social medias ntabwo igendera kuri values runaka ahubwo igendera na mfite abakasitoma bangana iki se abakasitomazi banjye barangana gute niba ari benshi satadireke cyangwa se meaning that ko income iri buzamuke ikajya hejuru they never concern with the ethical never okay wenda bafite policies zabo udashaka violating ariko izo policy ntabwo zita kuri ethical nta nubwo zita kuri local custom ni ukuvuga ngo umuco ni ukuvuga ngo ubundi iyo tuvuze umuco tuvuga ko umuryango ugira umuco wawo bitewe n'aho ukomoka n'igihugu nacyo kigira umuco wenda tuvuge ngiye nkunda abashinwa n'ababeshyi nkunda abashinwa bitewe n'ibikorwa byabo n'uburyo bitwara muri society I really like a Chinese very much even though I'm not Chinese I like okay nkunda Afurika actually nkunda Afurika kubera ko ndi umunyafurika nkaba nifuza ko n'ubundi Afurika yatera imbere nkaba nifuza ko nakumva umuzungu aje kwiga ikinyarwanda kubera values we have created cyangwa se anything that we have created which is interested to the western people ni ukuvuga ngo akamenya ko namenye ikinyarwanda hari ubuzima bizamuha nk'uko niba mvuze igifaransa cyangwa se icyongereza nkavuga ngo there is any communication that I'm giving to the people who is not Rwandese or cannot hear Kinyarwanda or cannot listen the things that I'm talking in Kinyarwanda so that from those perspectives maybe hari communication cyangwa se hari ubutumwa ndi gutanga nshaka bwumvwa n'isi yose bitewe na values wenda ndi creating bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga I can be proud nshobora kwishima cyangwa se nshobora kwishimira kuba hari ikintu wenda nakora umuntu akaza kwiga ikinyarwanda kugira ngo abone uko abona ubuzima bitewe n'ikintu naremye runaka ariko point yanjye ni iyi point ikintu nashaka kubabaza ni kimwe nashaka kubabaza ngo ese there is any value creating cyangwa se abanyafurika turema byibura aho tuvuga ngo mu myaka 10-20 tuzaba dufite Afurika iteye imbere no kuko iterambere rya Afurika tuvuga niba tuvuze wenda tuvuge ko tugiye kuintroducinga G5 wenda internet yihuta cyane ariko si internet ni yacu never turabakiriya biyo internet nuvuga ibyo ngibyo ntabwo bishobora guteza igihugu cyangwa se umugabane wa Afurika imbere niyo mpamvu uzabona abanyafurika aba content creators b'abanyafurika uzabona either wenda baravuga ku buraya baravuga uburyo bwo kubyina baravuga uburyo bwo kuroga ikindi bavuga se niki nothing else ni ukuvuga ni uburaya kubyina no kuroga ibyo bintu wenda tuvuge iby'uburozi uzabibona mu westerns especially Nigerians ni ukuvuga ngo ikintu uzasanga ni ukuvuga baragenda bararoga barakastinga out ni ukuvuga ngo barakuramo abadayimoni mu bantu biriya rero ntabwo bi creating a value ariyo mpamvu Nigerian irakize ifite petroli nyinshi ifite ibiki ariko ifite abakene benshi badashaka create ni ukuvuga ngo the government cannot create anything other than giving corruption planting corruption in their system ariko ntabwo bashobora kubyaza umusaruro the raw materials ni ukuvuga ngo matière première cyangwa se umutungo kamere bafite ntabwo bawubyaza umusaruro ahubwo barafata bya bintu ya matière première cyangwa se wa mutungo kamere bawohereze mu bazungu abazungu bawukore bawubyaze umusaruro cyangwa se ba adding value ni ukuvuga ngo niba batwaye wenda ibintu biri basics cyangwa se umutungo kamere bawureme nibamara kuwurema bagaruke bawugurishe he muri Afurika cyangwa se even no muri Nigeria nibamara kuwugurisha ikintu uzakora niki abanyafurika bawugura ubahenze noneho kubera ya purchasing power igihugu cyaremye idashoboka ba bantu bari basics cyangwa se indigenous cyangwa se abo twita indigent mu gifaransa ni abantu batishoboye kakaraswa
abantu batishoboye nabendeja nyine. Endeja ntabwo azashobora kwagisesinga ya product yavuye muri ki muri wa mutungo kamere wabo. Kubera iki? Igihugu niba tuvuge wenda Afurika muri 57 igihugu cya mbere cyabonye wenda ubwigenge, urugero ibindi muri 32, ndatekereza ko igihugu cya mbere cya nyuma cyabonye ubwigenge muri Afurika ari muri za 75. Fata Afurika kuva icyo gihe. Okay, wenda sinzi wenda capacity intellectuelle ufite kugira ngo wumve ibi bintu, ariko kuva icyo gihe iyo ufashe icyo twita donation and iyo ufashe donation ugafata inkunga, donation impano bahabwa, ugafata wenda n'amadeni Afurika yaka, noneho ugafata na industrial development cyangwa se iterambere ry'inganda zo mu western, ubwo no kuba turavuga abanyaburayi n'abanyamerika, ukabikorelatinga ukoresheje icyo twita hano data, ukabikorelatinga usanga bifite positive correlation. Ni ukuvuga ngo positive correlation ni iki? Ni ukuvuga ngo niba inganda z'abanyaburayi zizamutse, bazongera inkunga baha abanyafurika, nibongera inkunga baha n'abandeni n'ibiki byose, ibyo bintu bikoreshwa mu kugura za product z'abanyaburayi, bityo inganda zabo zigakomeza zizamuka. Ese iyo ukoresheje izo data cyangwa se izo données cyangwa se izo information ushaka kubara inkuru, rimwe na rimwe uhita ugira gutya ukavuga ati iyi nkuru I can't talk about it. Kuvuga ngo iyi nkuru iri very critical, wenda ushobora kuyivuga cyangwa se no kuyandika cyangwa se no kuyibara, ugasanga wenda ntabwo byari bikwiye cyangwa se boss ntabwo yumvishe ko yakagombye iyo nkuru kubarwa muri urwo rwego, bityo ukayihorera. Ariko iyo ugiye kureba usanga bikorelatinga cyangwa se bifitanye isano iri positive. Bivuze iki rero? Bivuze ko inkunga, amadeni n'impano duhabwa n'abanyaburayi ni ibyo kugura product zabo, ntabwo ari zo kuzamura ubukungu bwacu. Okay, wenda sinzi niba wowe uri kure iyi video, niba ushaka kubasha understanding cyangwa se niba ushaka kubasha kumva ibintu ndi kuvuga, ariko niba ubibasha gira comment wandika, wenda twumve uburyo ubyumva, cyangwa se niba wenda tubivuze mu buryo butari bwo nabwo bitubwire, ukore like na comment. Ciao ciao, hasta la vista.